dushimiye Imana yabanye natwe kuva mu gitondo cy'uyu munsi, ariko yanabanye natwe no mu minsi ishize. Yakomeje kutwitaho, iraturinda, iradukuyakuya, iduha ibidukwiriye byose. None ubu ngubu turi amahoro, turanezerewe. No mu rugendo dukoze tuza hano, nayo niyo dusohoje. Ihimbazwe, ihabwa icyubahiro, ishimwe cyane, kubera ko nyine kubw'umugambi wayo mwiza ifite ku nyoko muntu, ibi byose niyo ibikora. Ko ari ukugira ngo nanone Petero abishurwa yavuze ngo nyabone nimutekereze ko Imana itenze isezerano ryayo, ngo ahubwo ngo sukwira itinza, ngo ahubwo nuko yihangana, ngo idashaka ko hagira n'umwe warimbuka. Ubwo rero ibyo ikora byose, ukuntu ikomeza gutuma isi n'ijuru bikomeza kubaho, ikaba itumye ubuzima bukomeje kugenda, akuka kagitambuka mu mazuru, agatambwe kagitereka, umuntu agikanura akabona, akinanura akabyuka akabona biremeye. Mbega nuko hari irakihanganye. hari igihe umuntu atekerereza hafi cyane, agatekereza hari kuba Imana nta kindi cyari cyakorwa, kuba gitumye isi na activite zikorwa zose byose bikaba biriho nk'uko nguko, umuntu akaba yarangara akagira ngo hari nka etage, cyangwa hari nk'ikintu runaka Imana yaba iri kubaka, itegereje ko kizuzura. Oya, ntabwo ari uko Imana yahinze imyaka itegereje ko yera, ntitegereje ko abantu bashyingirwa, kubera ko ndetse yarabyandikishije iravuga ngo kuri uwo munsi, ngo icyo gihe ngo abantu bazaba bakishyingirana, ngo abakora ubukwe bazaba bakibukora, abahinga bahinga, abarongora barongora, abashyingirwa nuko, abiga bakiga, abateka bateka. Donc nta kintu na kimwe kizagaragaza nyine amaza ya Nyagasani, ngo wenda umuntu agiye avuga ati ubwo bibaye gutya, ati buriya mu masaha birarabaje. Nicyo cyatumye avuga ngo muhore mwiteguye, kuko mutazi umunsi n'igihe umwana w'umuntu azagarukira. Rero Imana kuba icyemeye ko activite, gahunda zose zigenda uko nguko, umuntu agapanga ati ndagenda ariko ndibuze kugaruka nimugoroba, akabona birabaye, suko ari cyo ngicyo kiraje ishinga, ahubwo ikiraje ishinga nayo ubwayo biyisabye kwihangana. Urumva no kwihangana. Abantu bitwa abakirisitu hanze aha bari mu kazi ngo ko gusuzuma no bameze nk'abari muri statistique y'ibyaha ngo bikorwa, ngo ibyaha byabaye byinshi, ngo ibyaha byaragwiriye, ngo nimuze dusenge ngo ibyaha bigabanuke. Abo bantu baba bari kubivuga gutyo, ariko bakagira ngo ahari ibyo babona nibyo kibazo kurusha iby'Imana ibona. Mu by'ukuri nabo ubwabo bibarimo biranuka, birazira, kugeza ubwo Imana nayo irihanganye, kubera ko ibintu bihari nta kintu ibona cyagatumye ireka ngo bikomeze, ahubwo irihanganye ku mpamvu imwe gusa, yo kugira ngo hatagira n'umwe warimbuka. Ubwo rero natwe kuba tugeze aha ni ukugira ngo ahari hatagira n'umwe warimbuka. Turi kuyisingiza cyane, tuyishimira yuko idushyikije ahangaha ku ntego yayo nyamukuru, itumye iba igifasha isi, akaba b'abamarayika bafashe imiyaga ine igomba guhuha mu isi, bahagaze ku mpera z'isi enye, bakibujijwe, bagivuze ati mube muretse, itegeko bararekereje, itegeko riracyahari ribategeka ngo mube muretse
kubabaza isi haracyari mube muretse umuyaga mube muretse kuwurekura iryo zuba rizururuka rikegereye ku isi ku buryo umuntu ajya mube muriretse ibyo urwo ruhurura ruremereye rutyo rw'ibiro 25 mube mururetse hari ibintu bikiri gukorwa ngo tubanze dushyire ikimenyetso ku bantu ku ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Ubu turaha natwe kugira ngo ahari hagira ufata ikimenyetso hagira imbata ya data ifata ikimenyetso abumwe ibirori biraba mu ijuru kandi nanyishimiye Imana. Nitwa Sanzira David mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa turamenyeranye keretse wenda waba arishyizeho urushinge bushyashya ariko namubwira nti ntukangwe ntukureho urushinge humura. Ushobora kuba wumvishe ngo Ijuru Ntirikorerwa ukikanga humura ntukiruka utarebye ikigukanze nibyo ko kitari bukurye se radiyo iri kumva ni usanzwe wumva ukura urushinge rero rekera aho ngaho ahubwo wumva icyo kintu wumvishe kidasanzwe wumva ari igiki none gihunga uhunga icyo wamenye utaza kugihungiraho kiri ahubwo ubanza ucyumve neza uze kumenya uti cya kintu ni kibi koko cyangwa ni cyiza. Impamvu ariko mvuga ngo ibyo bintu byombi birashoboka nuko turi impumuro y'urupfu nibyo kubarimbuka nanone kandi tukaba impumuro nziza y'ubugingo kubakizwa nanone. Muvande ndakumva suhuza abakunzi b'ikiganiro suhuza bari kutwumva dukomeze. Ndabasuhuje nanjye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo abakunzi bacu bakurikirana ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa abatagatifu ndabasuhuje batagatifujirijwe mu maraso ya Kristo Yesu ariko kandi ngasuhuza n'abandi kuri uyu munsi baba aribwo bashyizeho urushinge bakaba bagiye kumva bwa mbere iki kiganiro. Amazina yanjye rero nitwa Musabyimana Yosefu Mugisha ndo mutagatifu natagatifujirijwe mu maraso ya Kristo Yesu. Amen. Imana yangiriye neza menya uko nabaye umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu ariko kandi nza no kumenya ko icyakozwe n'umuntu umwe ari we Yesu Kristo nacyo cyampesheje kuba umukiranutsi mu maso y'Imana. Amen. Ndanezerewe rero kuri uyu mwanya ndetse kandi mu by'ukuri no kuba duteze amatwi tugira ngo tubasangize kuri uyu munezero no kubyishimo twabonye tubwira abantu iyi mari twabonye tubwira abantu ubu butunzi twabonye tubwira abantu ubu buhungiro twabonye ngo nabo bahunge umujinya w'Imana bahunge umuriro utazima ariko bawuhungishijwe no kumenya igikorwa Yesu yakoreye inyoko Imana yakoreye umuntu muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe ihimbazwe. Imana ishimwe pe. Muvandimwe rero tudatindiye abatwumva ibyacu bishyigikiwe kandi bigendera ku ijambo ry'Imana. Nibyo. Ubwo rero turasoma Bibiliya. Turasoma Bibiliya. Abafite Bibiliya muziyegereze. Ariko reka nibutsa abantu ni ufite n'agakaramu kuko hari igihe umuntu iyo turi mu kiganiro hari ukuntu umuntu agira ikibazo mu byo turi kuvuga. Nibyo. Akaba kubera ko tuba tutaratanga umurongo wo guhamagara ufate n'agakaramu nugira ikibazo note nugira ikibazo cyandike nugira akabazo kandike nugira akabazo kandike mu mwanya mutoya nanone turabaho umurongo mutubaza ibibazo noneho turusheho gusobanukirwa kubera ko twego tuvuga ukuri kandi tukakuvugira habona kugira ngo ibyo dukora n'ibyo tuvuga bigaragare ko bikorewe mu mucyo. Nibyo rero Bibiliya nizere ko abazifite mwazakiriye. Kansome ngiye mfite ndasoma Bibiliya ntagatifu ngenda soma Bibiliya yera. Turasoma rero mu rwandiko Paulo yandikiye
abatagatifu b'i Roma. yego. Urwandiko Pawulo intumwa yego. yandikiye abatagatifu b'i Roma, yego. ibice 4, turasoma imirongo 5 ibanza. yego. Umurongo wa mbere kugera ku wa 5. yego. Hari wasoma. Reka dusome. Yego. Haravuga ngo niba ari uko biri, twavuga iki kuri Abrahamu sogokuruza ku mubiri? Iyaba Abrahamu yaratsindishirijwe n'imirimo, aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Abrahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora, ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Imana ishimwe. Amen. Amen. Kasome na Bibiliya ntagatifu. yego. Ntabwo ikiganiro turi gukora ari ikiganiro cy'idini. Oya, ntabwo ari ikiganiro cy'idini. Ntabwo turi kuvuga ikiganiro cy'igiporo. Oya, ntabwo turi kuvuga ikiganiro cya deperi. Si cy'ikidive. Ntabwo turi kuvuga ikiganiro cy'abadevantiste. Oya. Turi no kuvuga ikiganiro cy'abanyagatolika. Oya. Turi kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nibyo, wavuye mu ijuru kubw'inyoko muntu. Nta madini Yesu yazanye mu isi, nta nayo yasize ashinze, nta nubwo ariyo yabambwe. Reka rero dusome impamvu dusoma izi Bibiliya, nuko nyambona abantu nabo biremye udutsiko ngo twebwe ngo turabagatolika, ngo Bibiliya ntagatifu ni nyagatolika, ngo natwe ngo turabakina, ngo izi Bibiliya yera ngo ni yacu. Reka dusome na Bibiliya ntagatifu. Nibyo. Ariko iyo ari ntagatifu ubwo ni yera, kimwe nuko yera nayo ari ntagatifu. Nibyo. Ni nako umuntu w'umutagatifu aba ameze. Nibyo. Burya ubwo wavuze ko uri umukiranutsi, uri n'umutagatifu. Ndi n'umutagatifu. Nanjye nuko ndi ntungane. Nukuri. Ariko ndi n'umutagatifu. Uri n'umutagatifu. Niyo mpamvu njye numva ndangwa n'amahoro. Noneho nabiririmba, abana umuntu umaze gutagatifuzwa arangwa n'amahoro. Ariko noneho atari ukubiririmba ku wundi, ari njye ubyivugaho. Amen. Ku murongo wa mbere Abanyaroma ibice 4 haratangira hati, twavuga iki ku mukurambere wacu Aburahamu? Icyo ni ikibazo. Hari icyo yaba yararonse ku bw'umubiri? Ikindi kibazo. Niba Aburahamu yarabaye intungane abikesheje ibyo yakoze, akwiriye kubyirata usibye imbere y'Imana. Yego. None se ibyanditswe bivuga iki? Cyo ni ikibazo. Ngo Aburahamu yemera Uhoraho bituma aba intungane. Yego. Akabago. Umuntu kandi ukoze umurimo, igihembo nta gihabwa ku buntu, ahubwo barakimugomba. Yego. Naho utagize icyo akora, ariko akemeruha umunyabyaha kuba intungane, yego, uko kwemera kwe kuzamuha ubutungane. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe. Abaduteza amatwi muyatege cyane, ariko kandi nanone twinginga Imana kugira ngo ifungure cyane amatwi y'umutima. Amen. Kugira ngo umuntu wese uteze amatwi ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa aruhuke, ave mu kazi Imana itamushyizemo. Kubera ko Imana ntabwo yigeze ibwira abantu ngo nibakorere kubi wayo, ahubwo yo niyo yakoze. Yego. Kugira ngo abantu bemere ibyo yakoze, nibamara kubyemera kandi ariko kwizera, bibaheshe kujya kuba mu ijuru ryayo. Amen. Amen. Hano ijambo ry'Imana dusomye ritubwiye kuri Abrahamu. Ritubwiye ko Abrahamu ko iyo aza kuza gutsindishirizwa n'imirimo, yego, aba yarafite icyo yirata.
ariko ntabwo ari imbere y'Imana. Batangiye bavuga ngo twavuga iki kuri sogokuruza Abrahamu? Yego. Sogokuruza ku mubiri. Tumuvuge wiki? Ko iyaba yaratsindishirijwe n'imirimo. Yego. Ko gutsindishirizwa atsindishirizwa wari watsinzwe. Noneho akagirwa umwera ariko ashingira ko yabanje gutsindwa. Akaboneka umutsindishiriza. Yego. Noneho baravuze ngo rero ijambo ry'Imana riravuze ngo iyaba yaratsindishirijwe n'imirimo, iyaba yaragizwe umwere n'imirimo, iyaba yaragizwe intungane n'imirimo yakoze, iyaba yaragizwe intungane no gukora imirimo, gutanga icyacumi, gutanga amaturo, gukora imirimo myiza, gufasha abakene, gufasha imfubyi, kuririmba. Abrahamu iyo ibyo bintu aza kuza kuba ari byo bintu bimutsindishiriza, yari kubyirata. Yarabifite. Yego. Yarabifite ku buryo tutaza kubirondora, ariko yarafite imirimo ku rwego ari we wemeye kujya gutanga umwana we w'ikinege abonye mu zabukuru. Nta wundi ateganya. Ku buryo we yemera agafata umwanzuro akavuga ngo mujyanye ku musozi Moriya, ngiye kumutamba, kandi agiye kubikorera Imana. Ni igikorwa yakoze. Turiho turabwira abantu uburyo ki kujya mu ijuru bidakorerwa. Yego. Ari ubuntu. Ni ubuntu. Noneho Abrahamu iyo aza kuza kugirwa intungane n'imirimo, tutiriwe tujya muri myinshi ku bantu baduteza amatwi, umurimo wonyine ubwawo uyu umwe wo kwemera kujya gutanga umwana w'ikinege abonye mu zabukuru, kandi yari umwana Imana yari yamubwiye. Yego. Ngo ujye nzamuguha, akaba amubonye mu zabukuru ariko akajya kumutanga. Ngo iyo aba yaragizwe intungane n'ibyo, aba afite icyo yirata. Yari kubyirata. Ariko si imbere y'Imana. Aho hantu hatindi. Yego. Kubera ko imbere y'Imana nta muntu waharata ibikorwa, ko nta muntu wirata ku Mana. Iyo numva ubwo ahantu bishoboka kwirata gusa. Yego. Imbere y'abantu no ku bantu. Kandi Imana impamvu kuyirataho bidashoboka, yego, nuko yo ikuzi. Yo izi ngo nubwo uri kunyirataho uvuga ngo wirinze, yego, ibi nibi natanze amaturo, natanze icyacumi, naretse ibi nibi, naretse kunywa inzoga, naretse gusambana, naretse kwiba. Abadateza amatwi batega amatwi icyo turi kuvuga. Suko turi kuvuga ngo abantu bajye kubikora. Turavuga ukuntu umuntu Imana yimuzi, yego, nubwo yaba yaretse ibyo. Yo izi ko ahubwo ibyo bintu byose aretse, yo izi ko muri we hakusanirijemo ibindi bintu byose, ushingiye ku ijambo ry'Imana rivuga. Yego. Ijambo ry'Imana ravuga ngo umuntu wese witondera amategeko y'Imana, Yakobo 2:10, ariko agasitara kuri rimwe, yose abayisha. Ngo kuko wavuze ngo ntugasambane, niwe wavuze ngo ntukice. Ubwo wavuze ngo ntukice, niwe wavuze ngo ntukifuze, ntukabeshye, niwe wavuze ngo ntukabeshye, niwe wavuze ngo ntukarakare. Ubwo bivuze ko ku Mana kubutabeshya, kubudasambana, kubutiba, kubutica, ariko ukaba wifuza. Nitubwira abantu kwifuza, nibaze kubitekereza ko ari ukwifuza kubi. Kuko mu mategeko biranditse ngo ntukifuze inka ya mugenzi wawe, maze ntukifuze isambu ya mugenzi wawe. Bivuze ngo abaduteze amatwi, bivuze ngo n'umuntu wese ujya unyura ku nzu akavuga ngo nanjye uwampa nk'iyi,
ubwo yishe mategeko yose kandi ku Mana ubwo iryo si ryo ribazwe rimwe. Ubwo ku Mana wishe, waroze, watinganye, wasambanye, wibye, wasinze, wakoze ibyaha byose uhereye kuri kimwe cya mbere ukahita ku kindi, nubwo n'imibare yabyo utayibara. Imana yo niyo mpamvu kuyirataho bidashoboka. Kandi nuko izi neza k'ibyo bintu bikusanyirije muri kamere. Kandi twakomeje kugenda tubivuga, tuzakomeza no kubibwira abantu, aho umuntu yanduriye ubunyacyaha ko ari mu ivuko nyirizina. Noneho ibyo bikaba bivuze ngo Imana kubera ko izi ko muri wowe harimo kwiba ariko hakabamo no kutiba, ikaba izi ko muri wowe harimo kwica akabamo no kutica. Yesu yarabivuze, aravuga ngo mwumvishije bavuga mu mategeko ngo ntukice, ariko nge ndababwira ko nuwanga mwene se ari umwicanyi. Mwumvishije mu mategeko bavuga ngo ntugasambane, ariko nge ndababwira ko urebye umugore akamwifuza aba ari umusambanyi. Ubwo ibyo bikaba bivuze ngo ku Mana ntiwaharata ibyo utakoze. Oya, birashoboka gusa ko ushobora kubiratira abantu ko iyo nta wayishongoraho. Izi umuntu uhereye igihe yabereyeho ikabimuzi uhereye n'igihe azavira mu isi. Nibyo kabone n'ubwo umuntu we yabasha kwiyoberanya, akiyoberanyiriza mu cyumba kimwe biti cy'amasengesho, akiyoberanyiriza imbere ya padiri, akiyoberanyiriza imbere ya pasiteri, ndavuga ibyaha bye. Imana yo ntiwayiyoberanyaho ngo uje kuyibwira ibyo wakoze, nk'aho wagira ngo ntiyarizi ko ibyo bintu bikurimo, nk'aho wabikoze idahari. Ngo hari ijambo rivuga ngo ntabwo Yesu yagombaga kubwirwa iby'abantu, ngo kuko ubwe yarazi ibiba mu bantu, mu mitima y'abantu. Ubwo rero twihuse, iyaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo, we yayitondeka akanayibara bigakunda. Yakubwira ati dore kubigendanye n'imirimo, isezerano ryo gukebwa nararihawe, dore narakebwe kabisa. Ubwo ariko icyo nubwo agifite, Imana yavuze ko atari kubirata ngo bimugire intungane imbere yayo, kubera ko kugira ngo ujye mu ijuru bisaba kuba uri intungane. Kandi wasoma ijambo ry'Imana, Imana ikavuga ngo kugira ngo ube intungane ntabwo wabigirwa n'imirimo wakoze. Ubwo bivuge, ari umuririmbyi yavuze ngo ibyo umuntu yakora byose, n'umwete we wose, n'amarira adashira, n'agahinda gasaze, ibyo ntibyabasha kumugira intungane imbere y'Imana. Hano akakomeza akavuga ngo mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka? Tutari twagera hano kugira ngo wumve kuri iki, abantu bakora ibikorwa byiza, imirimo, kandi bibwira ko ari ishobora kubahesha guhinduka beza imbere y'Imana. Imirimo myiza iza kuba ariyo yahindura umuntu mwiza imbere y'Imana. Na Pawulo imirimo myiza yari ayifite. Iyo usomye ijambo ry'Imana nko mu Bafilipi ibice 3, ubona Pawulo ari kwivuga. Binumvikane ku bantu bajya bavuga ko Pawulo yari umuntu mubi mbere yo gukizwa. Ntabwo Pawulo yari umuntu w'umunyangeso mbi ku rwego rubigaragarira abantu. Usoma icyo gice cy'Abafilipi ibice 3 urebe uwo yari we. Arivuga ngo niba hari n'undi ufite impamvu zimutera kwirata iby'umubiri, namurusha. Agatangira bivuga, akavuga ngo dore nakebwe ku munsi wa 8, dore ndi Umwisiraheli butwi ndetse kandi dore nkomoka no mu muryango wa Benyamini. Ubwo abantu iyo tumureba ubundi iyo usomye cyane n'ibindi bivuga ko abantu bakomoka ku muryango wa Benyamini ngo bari n'abantu bitondaga bacisha make. Aho nyirizina Pawulo akavuga ngo kandi kubigendanye n'Ubwisiraheli simvanze ndiwe wuzuye 100% kuri mama no kuri data. Niba ari ibyo kwirata. Ikindi kandi
kubigendanye n'ishyaka yego ishyaka ry'Imana ntabwo ari ishyaka rimwe mujya abaduteza amatwi bajya bitiranya ngo ry'abadayimoni ni ishyaka yari afite ariko ngo ry'Imana agahita avuga ngo narenganyaga itorero ngo kandi kubyo kubahiriza amategeko nari inyangamugayo. ubwo nguwo yaba ari umukirisi, yaba ari urugingo rw'itorero ry'inaha ryiza. yego uwo se ntabwo uwo aramutse afitwe mu idini runaka, aramutse afitwe n'umupasiteri runaka, uwo wamucekingira mu maturo ukamusanga ugasanga ni sawa, wamucekingira no mu baturanyi ugasanga nta kibazo, kuko ku mategeko ari kuvuga ko ari inyangamugayo. ubwo bivuze ngo ntiyibaga, ntiyasamanaga, ntiyicaga, ntiyarwanaga, ntiyifuzaga, ariko kubera ko Imana yo yitegereza ibyaha, yitegereza ku isoko ry'ibintu byabereye, igahita ivuga ngo kuba utasambanye ntubindateho, uzarimbuka wasambanye, urimbuke utanasambanye, nutemera ngewe igikorwa nyirizina nakoze. umuntu ubwo twe tuvuze kuri Pawulo wari we, hepfo aravuga ngo ariko gukiranuka kw'amategeko ko yari akuzuje pe, ariko kuki bitabashije kumugira intungane imbere y'Imana. nuko ibyo utabirata imbere y'Imana. ntabwo imbere y'Imana waharata ngo wubahirije amategeko, icyakoze wabirata imbere y'abantu, nibo batakuzi. abantu nibo bahita bavuga ati umuntu ni igitangaza, aritwararika, avuga yoroheje, ni Imana y'u Rwanda, ni imfura y'umugurije, akwishyurira igihe, mugiranye gahunda, ntayica. ngibyo bintu Imana iri kubivuga mu ijambo ryayo tubibabwira, iri kuvuga ngo ntabwo ibyo bishobora gutuma Imana ikwemera ngo biguhindure umutagatifu mu maso yayo. dore ubwo ivuze ibyo bintu bikaba bivuze ko Aburahamu iyaba ibyo bintu abifi yari kuba birata, yari kubirata imbere y'Imana. nyamara ngo Imana yo irebye ibyo bintu byo ngijya ibibona nk'umwanda, kuko muri Yesaya ibice 62:5 uri kuhavuga, haravuga ngo ariko twese twahindutse abanduye, ngo kandi n'ibyo umuntu yakiranutse byose ngo bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga, ngo kuko twese turaba nk'ikibabi, ngo kandi gukiranirwa kwacu kukadutwara nk'umuyaga. ubwo ni ukuvuga ngo ni uko Imana izi umuntu, ibi byiza by'umuntu yo ibibona nk'ubushwambagara, kuko izi ko muri kamere muntu hakorekeramo ibyiza ariko hagakorekeramo n'ibibi. ubwo rero warata ibyiza imbere y'Imana, abaduteza amatwi bavuga ko bazabirata, ndetse bakajya banabiririmba ngo hari impamvu Imana ngo izabibuka, ngo nuko ngo bakoze neza buri munsi badacogora. iyo turi hano tuba tugira ngo abantu batege amatwi, nizo ndirimbo ziririmbwa muzumve. iyo umuntu atinyutse akavuga ngo hari impamvu Imana izatwibuka, ngo nuko twakoze neza buri munsi tudacogora, wowe yuri kuyiririmba uba wumva urimo koko ukora neza buri munsi, koko pe, ntujya utsikira, ntuzitara ku itegeko koko. basi nyine Imana nawe ukabura yitsinze, nibura nawe ukavuga ko utsinze Imana. kandi ibyo bintu yuri kuririmba ngo nitumara kwambuka Yorodani, ngo tuzicara ngo dusorome imbuto, ngo tuzazirya nta kibazo dufite, ngo kuko tuzaba twarazikoreye. mbega ubwirasi bukomeye. kereka izo mbuto arizo mu murima w'umuntu, keretse izo mbuto arizo mu murima umuntu yihingiye. cyakora hano nyine muri ntagatifu havuze ngo umuntu abaye yaragizwe intungane hashingiye ku mirimo yakoze, ngo ibyo bintu akwiriye kubyirata, ngo ariko ngo usibye imbere y'Imana. ubundi ubwo bivuze iki se? nyine bivuze ko kwirata wabikora imbere y'abantu gusa honyine. ubwo niba hari ibyo wakoze ujye ubivuga, ariko umenye ko bigarukiye mu matwi y'abantu honyine, ntabwo imbere y'Imana bijya bigerayo, ntibizanagerayo. ibyo bintu nabizi, ntabyizi, ntizigera no ikikuziho cyo nuko uri umunyabyaha udashobora kuyikiranukira, ngo kwitekereza k'umutima wawe ngo ni kubi,
yego kugeza iteka ryose. yego Niyo mpamvu yaciye iteka iravuga iti se noneho ninde muntu yego wabasha kuba intungane yego ngo ntacumure. yaciye iteka ngo ninde muntu wabasha kuba ngo ni ukuri. Ni mu mubwiriza 7 yego murongo 20 ngo ni ukuri nta mukiranutsi uri mu isi ukora neza ntacumure. tawuhari tawe. Ubwo bivuze iki? Ubwo bivuze ngo imbere y'Imana ujyanye ibyo gukora kabyitwaza, ujyanye ibyo gukora yego Imana yahita isangamo igicumuro. Ujyanye ibyo wakoze kandi neza ubwo haba hahishemo igicumuro kuko dusomye ngo nta numwe n'uyu ku isi ukora neza ntacumuri. Rero igitangaje hari ikinyoma kiri aho ngaho, umuntu ameze nk'ufite ahantu akorera ibyaha Imana itazi ku buryo ubikora ntibimenye, none ukaza kubiyizanira uje kubyoga uje kubyikuzaho ikajya yabimenya nkaho uje kuyicira bugufi nko kwirega. Yego, hari ukuntu nkatwe b'abashoferi sibyo, hari nk'ukuntu ujya kubona ukabona umuntu agize ibyago agonze umuntu akabona natindaho abaturage bahari baramukubita imyase akahagwa agahita ati ikinyabiziga agatega akamoto tinjana kuri polisi nibura sibyo. Kuri polisi ho ntabwo baba bazi ibyabaye, yego baba bari buzabimenye ikindi gihe, yego ariko none urigemuye kuko bo batabimenye. None se ushatse gutekereza ko Imana nayo ari uko ucumura itareba? Ese mbere yuko ucumuraho ntabyo iba yarabonye? Muvande ndakumva muvandimwe. Buriya rero yego n'uwari kuba yakiranutse yego mu bantu yego n'Aburahamu, ariko noneho dukuriwe inzira ku murima yuko nawe adafite ikintu na kimwe yarata imbere y'Imana. Niba ashaka kwishongora, niba ashaka kwirata, niba ashaka kwiyemera, niba ashaka kwikakaza, nabikora imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana ni zeru yiwe kweri. Cyakora yagize amahirwe amwe gusa, nuko atigeze yego ashaka kwikakaza, ashaka kwiyemera, ashaka kwirata, ashaka kwishyira hejuru imbere y'Imana, ahubwo ngo yizeye Imana. Yego, ubwo kwizera binumvikane. Yego, iki kintu cyumvikane. Yego, ijambo kwizera abantu birirwa barivuga, barara barivuga, ariko ntibazi icyo ari cyo. Wapi? Kwizera undi ntibishoboka wowe ugifite kamwe kwijana cyangwa kamwe ku gihumbi kiyizeyeho, akantu witwaje wabitse ahantu. Nigashaka kamwe kuri miliyoni kiyizeyeho, ntabwo uba wari wagera ku kigero cyo kwizera undi. Oya, ahubwo burya uri umwiyemezi, yego, ariko uri gushaka kwitirirwa ibyo utizera. Nibyo urukumva ushaka ko ibyo donge urabizi ko ibyo ukora ntibyuzuye, yego, ariko nanone ukora twatundi dukeya, yego, wumva wakiratana, ntumva ko natwo twakakuvuyeho, yego, ibyo bikakubuza kwizera wakoze ibyuzuye, bikakubuza kwizera undi. Erega buriya wari uzi ko utazi ikinyabiziga, yego, utazi moto, yego, undi akakubwira ati reka ndayizi, reka nze gutwara, reka nze nkwereke ukuntu nyatsa, yego, uzi kumwihorera akayatsa kandi nawe atayizi, nawe arayatsa nk'ikimenyetso cy'uko yego wowe utiyizeye. Nibyo, ubwo utiyizeye rero niyo mpamvu uriyaje agasanga urahondagura imigera akaguru kakuriye, sibyo? Yego, none yakubwira ngo reka nyatse ukegerayo, nuko wowe icyizere cyo kuyatsa ntacyo ugifitiye, yego, bigaragara ko byakunaniye. ubwo rero uratabawe ubonye undi, yego, ariko reka mvuge kimwe, uri kudusaba kumwizera, yego,
uri kugusaba kumwizera. Yego. We ntabwo yaje asharirata, Oya. ntabwo yaje gupigapiga, Oya. ntabwo yaje apfundikanya, Oya. yavuye ibujuru, yavuye ibumana, yavuye mu ijuru ari ijambo wahoranye n'Imana. Imana. Icyo akeneye ntabwo yaraje ngo muvange. Oya. Ntabwo yaraje gukongerera ngo yongere ngo afate udukeregeshwa twawe yongereho ibye Ngaje kugusayidira. ngo aje kugusayidira. Oya. Ntabwo yaje kugufasha, ahubwo yaje kugucungura, Yaje gukora byose. yaje gukora byose. Wowe wegeye wakuyemo n'ibyawe byose. Kuramo ibyawe byose ujyane hirya ujugunye nawe ubwawe ubone ko ntacyo umaze. N'umwanda. Yo kuramo. Ego. Ndetse ariko ukuremo nawe uvemo ye hasigaremwo we. hasigaremwo we. Hanyuma rero ibintu biraryoshye. Reka nkubwire, ubundi hasigayemo we icyizere cyo kujya mu ijuru ni iki kibaho cya kinyeganyeza. Tujyane. Niba ari itashe yo guhinga, yego, niba ari itashe yo kubahiriza amategeko, yego, ikaba ngewe igihe cyose mpinga nsiba, yego, nkora rimwe ncumura irindi zeru yanjye, nkora rimwe ncumura irindi zeru yanjye, ncumura riro nsohoza rino zeru yanjye, byose bigahora byiziriringa kuri zeru. yego, none singombye kumuhamagara, yego, we yariyiziye kubw'urukundo. dore zibibire kanjye kuzitabara, dore ninjye waziremeye, ngo byaremwe byose nta kitararemwe nawe. Ntacyo. Kuki wanga uwakuremye utari mubwiye? Kuki wumva ushaka ko ugiye kumuha amabwiriza y'ibyaha bimwe, ibyo wamenye aba ari byo akubabarira, ibindi se byo ugiye kumuha amabwiriza y'uko azabigenza, ugiye kumukebera, ugiye kumwereka wowe umve. Mu by'ukuri ntabwo biriya ari ugukenera umucunguzi. Na biriya abantu birirwa babishya ngo bari kwihana, ni ukubeshya, kuvuga ibyaha. None se ko uri kuvuga ngo ikubabarira ibyo by'ibyaha, kandi Imana izi ko n'ibyiza ukora nabyo ari ibizira imbere yayo. Ni ubukozi bw'ibibi. Matayo 7, Yesu niwe wabyivugiye ngo bazaza bavuga ngo twahanuraga 22 mu izina ryawe. Twagira gute? Twarasengaga, twakizaga abarwayi mu izina ryawe, twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, twarahanuye ngo dukora n'ibitangaza byinshi, turanasenga. Ngo barasenga. Reka ngubwire, niba ushaka kwihana, niba koko wihanihane no gusenga, kuko nacyo ni igikorwa cyawe. Unihane no guhanura, wihane kujya mu misa, no kujya mu rusengero, no kubara ku rusengero, no gutura. Niba wihana koko, ihana imirimo yawe yose, kuko Imana izi ko ari mibi, ni mibi, kandi imbere y'Imana nta numwe wahahinguka ngo ushime. Ntawo. Ntacyo wayirataho rero. Utaramenya rero, reka tuvuge ducagura, utaramenya ko ibyiza byawe ari umunuko imbere y'Imana nk'uko Yesaya yabihanuye. Yego. Ariko nimvuga umunuko abantu ntibagire ngo namakabya nkuru. Oya, ntabwo ari amakabya nkuru. Yaravuze Yesaya. Yego. Ngo bimeze nka kotegisi. Yego. Nk'umwambaro wakoreshejwe n'umugore uri mu mihango. Rwose icyo gikoresho gikoreshwa rimwe gusa, ndikibikwa gihita kijugunywa kubera ukuntu kiba cyamaze kwandura. Ibyo bintu ngo ni ibikorwa by'ubutungane abantu bakoze, bajya bavuga ko ari byo byabagira beza. Ibyo ni ibintu utajya wihana, kuko si ukwiba, ni ukujugunya. Ibyo bintu si ukurwana. Uwo mwambaro wanduye, uwo mwambaro wanduye utyo, unukuryo, ukuyambura, ntabwo ari ubusinzi. Oya, ahubwo ni bya bindi utajya wihana, kuko ni ibikorwa byiza wita ko ari by'ubutungane. Ntabwo ibyo bikorwa, ntabwo uwo mwambaro ntabwo ari ubusambanyi.
kuko byo usanzwe uzi ko byari bibi. Ibyo byusanzwe uzi ko ari igikorwa cyo gukiranirwa. Icyo byo urabizi. Ni kwa kundi wavuze ko wakiranutse. Tuhumve icyama wutwumvuka hasobanukirwa. Erega bya bindi wise gukiranuka. Ibyo bintu ujya wita byawe byo gukiranuka. Yesaya yabimenye utaranavuka. Cyane. Imana yarabimuhishuriye. Arabishurirwa. Ariko impamvu yabimuhishuriye yari no kumuhishurira nuzaza agakora ibyemewe bitari uwo munuko. Yo mvuze rero ngo ibikorwa by'umuntu aho biva bikagera by'ubutungane biranuka imbere y'Imana. Ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo nuko ni ijambo ry'Imana ribivuga. Niryo ribivuga. Niba kotegisi wayibika ukazayiserukana ahantu yaramaze gukoreshwa, wibaza ukuntu yaba imeze. Wibaza ahantu waburi ukuntu byonyine isazi zaba zigukurikiye zingana. Ntiwayishyira muri saro, ntiwayijugunya hafi y'urugo, ntiwayitwara mu igote, ishakoshi ntiwayitwaramo. Noneho igitangaje, abantu ibyo bintu babifite nk'ibintu baziyambika imbere y'Imana kuri wa munsi w'urubanza. Umva akaga gahari. Yesu ababwire ngo mumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Simbazi sinigeze no kubamenya. Ubwo rero icyo twavugaga niki nuko wavamo wese ukamenya ko kubw'igiti waririye muri Adamu cy'ubwenge bw'icyiza n'ikibi, ibyiza byawe birazira imbere y'Imana, n'ibibi byawe ni ibikorwa bibi, ni ubukozi bw'ibibi imbere y'Imana. Nta na kimwe wakirata ku Mana, nta na kimwe cyaza gutsindishiriza, ahubwo mbere utsindwe hakiri kare. Niba uruhanwe ureke kurushya urukiko. Wirushya urukiko wirushya kuko Imana yo ni intabera. Imana ni intabera mu byivuga. Ntabwo yabera. Nibivuze ko ibikorwa byawe yego by'ubutungane biyinukira nka kotegisi yakoreshejwe. Wabyihoreye koko ibyo bintu ukajya ubirata imbere yanjye n'imbere y'abagenzi bawe b'abantu. Ibyo bintu bikarangirira ntubibikemo umuzigo wo kuzahingukana mu ijuru, ko kuzakorwa n'isoni. Ni wo wa mwambaro hari umuririmbyi yavuze ngo nukiyambure iyo myambaro mibi kugira ngo Yesu akwambike iye y'ubukwe. Nukwambura ukajugunya. Kandi Yesu ntari buguhe ngo ugerekeho. Oya. Nukwambura. Nuko wambura akabona kukwambika. Ariko nk'ikimenyetso cyuko iyo myambaro wayihakanye nawe, urayambura usigarana ubusa. Nukubona itakikubereye. Nukubona utagikwiranye nayo. Aho kugira ngo nyisigarane nasigarana ubusa. Hanyuma Yesu nawe ategereje nyine kubona ko nta mwambaro n'umwe, nta gakotegisi na kamwe usigaranye, cyangwa se nta murimo n'umwe wo gukiranuka usigaranye. Icyo akeneye nuko wambura, nuko wivaho ukavanamo ibyawe byose. Ariko nk'umucunguzi waje agakora byose nanone, agakora byose, noneho agahita aba ari byo akwihera kugira ngo noneho wemererwe muri ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo noneho aba ari byo wemererwamo. Ibyo ngibyo ntabwo byigeze bisitara ku itegeko. Ubwo atasitaye ku itegeko rero yaragucunguye ayahera ruhande, arayarangiza, itaje yawe arayuzuza. Nutiyizera umwizere, cyangwa nyine ukomeze wiyizere, hanyuma muzahanganire no mu rubanza kwerurire nyine. Reka tuvugire ukuri hano. Nibyo. Nutiyizera jugunya byose, ibyo wita byiza nibyo wita bibi, umwizere ugendere kubye. Narindi kuvuga ntese ubwo ubundi wakeka kutazajya mu ijuru te, kandi usanze uzajyanwa mu ijuru n'ibyo Yesu yakoze. Kandi ari we jambo wahoranye n'Imana ngo kuva kera imbere y'Imana ngo yahahoze ari umukozi w'umuhanga. Uwo nguwo nutamwizera ngo ugendere ku byo yakoze byonyine hatari w'icyawe na kimwe, nukuri muzahangana mu rubanza kandi akwerurira. Ubu ngubu aracecetse, ariko azakwerurira ngo kuri uwo munsi azababwira ngo mumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, simbazi sinigeze nambamenya. Icyo gihe abantu bazahekenya amenyo s'il vous plaît. Icyo gihe abantu bazatungurwa kuko zahitana navuga ngo mubahambire, muzirike amaguru n'amaboko, mujugunye hanze muri Gehinomu, aho bazaririra bakahekenyera amenyo. Turagusabira rero kutazaba umwe mu bahekenya amenyo icyo gihe.
utsindwe n'urubanza, ndetse turanagusabira kutazaba umwe mu bazitaba urukiko uwo munsi, ahubwo utsindirwa aha kugira ngo igihano cyawe urubanza rwawe rurangirire ino, hanyuma uzagende ufite dosiye z'irangiza rubanza, utari kujya kuburana. Hega abantu ni babiri, hari uri kujya kuburana ukiri gupfundikanya ingingo zimushinjura, ariko hari n'ugiye yararangije urubanza. Ese ubwo abo bantu urumva bameze kimwe? Ntabwo imitima yabo ari imwe, ibikorwa byabo si bimwe. Umwe ari kwita umucama, ari kwita umushinja, ari kumwita umunyabinyoma. Ereka kwemera ko Imana igutsinda, uba wemeje ko Imana ari ivuga ukuri, kuko yaravuze ngo iki giti nukiryaho uzapfa, ngo nta kabuza. Ariko Satani araza aravuga ngo gupfa ntimuzapfa. Ubwo rero niba wumva utazarimbuka ubikoresheje icyiza, kwa heri turagusezeye. Icyiza se ugikurahe? Mu giti cy'ubwenge bw'icyiza n'ikibi warishijwe na Satani, amaze kukubeshya ngo gupfa ntuzapfa. Ubwo si Imana niyo yabeshye noneho niba utazapfa? Kandi urupfu yavugaga ni urupfu rw'iteka, ni urwo kurimbuka. Turagutabariza ariko turanakuburira tugira ngo nyabune, niba wumva ushaka kuzabana n'Imana mu ijuru, nta kintu cyawe na kimwe kizagufasha mu kujyayo, ahubwo jugunya byose urebe umusaraba Yesu yakubambiweho. Nibyo ngibyo ujugunye yazize, ibyo turi kukubwira kujugunya nta nubwo urabijugunya, ahubwo nukubirekera nyirukubizira, kuko yarabiziza adategereje ko uwo ubanza kubimenya, kuko yabimenye mbere yuko ubimenya. Ariko nanone Imana irabimuhanira kugira ngo wowe ntuzabihanirwe, kwari ukugira ngo uyu munsi numenye ukuntu uri mubi ujye wahindukira nyine wizera umucunguzi wagucunguye. Ariko nabona icyo umushima, ubwirasi bugushizemo, bya bindi byo kwiyemera birangiye, ubundi ubone kwizera Yesu, ubundi uhabwe ubugingo buhoraho. Impamvu buhoraho nuko ubuhabwa rimwe ukaba ubufite kuzageza iteka ryose, kandi ubu buhawe n'uwuhoraho. Uhoraho ni uguha ubugingo buhoraho, kandi nyine abuguhereza yaraburuhiye, yarabukoreye, kuko yabuciriye inshuro, yabwubahiririje amategeko kugira ngo wowe uzabuhabwe. Ijuru, reka tuvuge ko ubwo bugingo ari ryo juru, yararikoreye arabyuzuza neza, aranaryegukana. Ariko ashaka ngo ese urarishaka ariguhe kubusa, nta cyawe kirimo. Mu kanya uri buduhamagare. Niho handi havuga ngo mwatsindishirijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntabwo byavuye kuri mwe, ntibyavuye ku mirimo, ahubwo ni impano y'Imana. Ni ukwemera ibyo gusa Yesu yakoze, ko yemeye kwishyiraho ibyaha byawe byose n'ingano yabyo byo muri kamere, akemera kubizira, akajya ku musaraba, akamena amaraso, ibyaha byawe ukabibabarirwa. Bahe nimero, niba hari uwavuye ku izima atubwire. Ariko nukiri ku izima nawe turamushaka, muduhamagare mutuganirize. Ariko abohereza ubutumwa bugufi babushyire kuri 0783 466 800, 0783 466 800. Iyo guhamagaraho muyitega amatwi 0788 39 26 5. Yego, ongera 0788 yego 39 26 yego 5. Duhamagare niba twabanye mu kiganiro. Yego, utubwire ese waba wamenye yuko burya ibyo ujya wita ibyo kukiranuka byawe ari bizira ku Mana. Fine FM, allo Fine FM yagiye. Fine, allo nawe biri gucikagurika. Sinzi na kibazo cy'amarezo. Fine FM, allo, duhamagara utubwire ese waba wavuye ku izima. Tubwire. Jewe sinti. Allo? Amahoro. Mumeze neza bavandimwe? Yego, mumeze neza mwene data. Ni Damascene. Turakumva cyane.
ni ukuri dushimiye Imana kuba twongeye kubana muri iri teraniro yego tukaba dusangiye ifunguro ryera. amen amen ari ryo jambo ry'Imana nyine. amen amen ndanezerewe cyane nanjye kuko gukiranuka mfite atari uko imirimo yanjye yego ahubwo ari uko nkesha kwizera ibyakozwe n'umwami wanjye Kristo. amen amen ni ukuri ubu nkaba numva nta rubanza mfitanye n'Imana, ntarwo wagira wamaze kumwizera. ni ukuri ndi amahoro rwose. ruba rwashiriye muri kwa kwiyemera kwa mbere. Pawulo yavuze ngo ibya kera biba bishize kandi nyine ibya kera nibyo abantu biyemerana. ibyo biyemerana ngo kandi ibyo ntibizongera no kwibukwa. ni ukuri ni ukuri Imana ishimwe rwose. ndasabira abataragira amahirwe yo guhishurirwa ubwo buntu bw'Imana, kuko nabyo nyine tubona ko ari Imana ibitanga. yego nabo ndabasabira rwose kuko igihe ni iki cyo kwemererwamo ngo be kwinangira umutima. yego kandi noneho ni rwose ntibave kubwiyemeze nk'ubwo natwe twahozemo. erega iyo tubivuga natwe twabibayemo igihe kinini. yego ubwo turavuga ibyo tuzi. yego nuko rero nabo nibemere guca bugufi ubundi barebe imirimo y'Imana ngo irakorekera muri bo. nibyo amen amen ni ukuri murakoze bavandimwe bacu. Imana ishimwe. Imana ishimwe muvandimwe. yego Fine FM Hello? Fine FM. Hello. Mwiriwe. Ashimwe. Turakumva muri bande muherereye he? Mu karere ka Gatsibo. Yego. Ntabwo twakurikiye neza ikiganiro nibwo bwa mbere ubwo dufunga radiyo. Yego. Adusobanurira. twari turi kuvuga ko ijuru ridakorerwa n'umuntu uwo ari we wese kubera ko Yesu ari we warikoreye, arashaka kurigabira abakene batabasha kurikorera. muri make ni ibyo ngibyo twavugaga. twari turi kuvuga ko ijuru ridakorerwa n'umuntu kubera ko Yesu niwe warikoreye, ashaka kurigabira utabasha kurikorera. yagiye ni Kalisa hano Kicukiro Centre. nkunda gukurikira ijambo ry'Imana kandi mvuye kwizima, ubu nizeye ko ishobora byose. nsuhuriza Eric niyo nsaba na Murenzi Jean d'Amour. reka twumve. Allo Fine FM iri gusimbuka. ni ukubera ari benshi, hari ukuntu abari ayiretse agira ngo ntiyatambutse. yego ntacyo. Kalisa turamushimiye. yego iva kwizima kuko nubundi nyine ntiwazabona icyo umurika, ntiwazabona icyo wirata ukomeje kuba kwizima. Allo Fine FM. Allo yego turakumva. amahoro ni wariva mu Gatata. yego nanjye ndashima Imana ko impaye iteraniro. yego ndashimiye Imana. Imana ibishimirwe. Oliva ati nanjye mbishimiye Imana ko impaye iteraniro. Oliva nawe yaratagatifujijwe mu maraso ya Kristo Yesu. nibyo. turagutegereje wowe. Unati mwiriwe Beneda, sinsobanukiwe neza. noneho bisobanuye ngo imirimo myiza abavuga ko izaduherekeza tujya mu ijuru atari byo. umuntu wese nyine azaherekezwa n'imirimo, ariko aho agiye, kuko imirimo niba iherekeza iraherekeza ariko si yijyana. icyo kiranumvikanye. Kumvikana ko guherekeza no kujyana biratandukanye. biratandukanye. twe turi kukubwira Yesu kujyana mu bwami bwe, kujyana kwa se. yavuze ko ari nta uzajya kwa se atari umujyanye. niwe nzira gusa n'ukuri n'ubugingo. nutamwizera ukizera imirimo yawe, urumva nyine uzajyana nayo. yego. Allo Fine FM. Allo mwiriwe neza, muri bande muherereye he?
igasanze n'abakurikiye yego ariko nyine urumva hari ibyo tuba tutazi natwe tuba twasobanukiwe yego ariko ngira mbashimire ariko mbashimire uradushimiye nawe wasobanukiwe ukuntu umuntu Imana yamuhaye ijuru ku buntu atabikesha imirimo ye ahubwo abikesha kwizera Yesu Kristo. Ntabyo nyine hari ibyo tuba tutazi ariko tuba twumva yego ariko nsobanukiwe ko ijuru utarikeshwa n'imirimo yawe ahubwo uyikesha Yesu Kristo. Okay. Ukomeze ugikomeza utega amatwi ikiganiro unakomeze ukoresha izo nimero usobanuza ibyo utumva turabizi ko abari byinshi uzajya usobanuza natwe turahari. Yego. Okay, ndumva ahari igihe nyine cyacu gikunda kuba kigufi. Dufate n'uyu gato. Hello. Fine FM alo. Hello. Iminota yacu yo yarangiye reka dusezere abandi barakomeza kutuvugisha mu gikari kuri nimero twabahaye 0783 4 6 00 na 0788 39 26 5. Ukomeje gukenera gukurikirana ibiganiro ni YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV aho ngaho hasanga ibiganiro byinshi na bene data. WhatsApp 07884257 aho ngaho naho turakwakira tugakomeza kubana tuganira ijambo ry'ubutumwa bwiza tugahembuka. Tushimiye Imana yabanye natwe kageza iki kiganiro aho yashaka ko kigera n'ubuyobozi bwa Fine FM. Imana ishimwe naho ubutakwa gatandatu saa 11 no ku cyumweru saa 11. Dushimiye Imana muri byose. Amen. Dushimiye Imana yabanye natwe kuva mu gitondo cy'uyu munsi ariko yanabanye natwe no mu minsi ishize. Yakomeje kutwitaho iraturinda iradukuyakuya iduha